Marita. Marita. Ako genda nzoga ejo no bazakumenya. Naba nibagiwe. Bon. Saha yanjye ariko ntacyo. Marido se niwe mubyeyi kwajya usimuka umenya ko umugabo uri umugore wanzoga ejo umugabo wawe ni umusirimu muri izo foto yacu ari njye muntu ntabwo mvuze mardo mvuze pardon umenya ko umugore wa komisiyoneri yego komisiyoneri ugenda ku wa mbere icyumweru cyose akagikubita nta n'umwanya ukibonera ahangaha sinaguze n'ibyo turimo naguze igihe tugezemo reba imirimo yose nahinze ahantu hose nawujuje ni njyewe ugiye mbese gusigara ndi umukozi wawe kubera ku wa mbere Marita njyewe washatse ibintu by'ihinga ntabwo mba nshaka kubimenya none nudashaka kumenya ibaze komisiyoneri urarya ute niba nzajya niga umugongo wanshikanye meze nk'umuntu ushaje ngo uri komisiyoneri ibyo bya komisiyoneri ko nta kintu nari nabona uhinze ni ukubyuka hanagura inkweto ugenda wafashe isuka tugahinga wafashe isuka nabone ngo ubu komisiyoneri n'ubuhinzi ko bwa mbere twafatanyaga ibi komisiyo garukira umva banze mubwira akantu ugomba kumenya sinyitwa nzogejo uranyumva niwe mbwira sigaye nitwa Basirimu turikuye icyaro cyose reba ihinga ryarageze guhinga ni Marita kugira ute ni Marita ibintu byo guhinga ntabwo nshaka kubyumva sima nshaka no kubimenya oya wowe kora ibyo ukora wanze gusirimuka ahubwo nsigaye mbona unsuzuguza mba mbona nsigaye mbona tutakiberanye tukabaho neza tugahuza nsigaye mbona tutakiberanye igihe Basirimu wahoze nitwa nzogejo nitwa Basirimu uzi n'ikindi niba ari Basirimu ibyo mu bintu byo guhinga n'itabi birenge cyane cyo dore umugongo rwose ni ambaraga nyifite ibyo bya Basirimu byaba ari hamagara abavandimwe bawe uhamagara inshuti zawe bagufasha iby'ubuhinzi duhingana dukora ibiki ibyo bya Basirimu babarira ko utanera umwaka muri iki gitondo mfitano ryo gukora komisiyo kandi akora ko sifatika mesare yazayingwa nande niba rero nta mwanya ufite wo guhinga shaka abantu bajya guhinga ntabwo umugongo wanjye ari uzaguhinga reba ukuntu maze kumera ngo ni ubusirimu ubwo busirimu bwawe butagufasha guhinga ikintu urya basiri niba ari Basirimu niba ari basiriki simbizi nzogejo ariko ntabwo nitwa nzogejo nabikubwiye Marita wowe iby'ubuhinzi bwawe ubworozi bwawe sigaye wirwana njyewe washatse oya umva mubwira umugore kandi dubyo kunshingira muri kino gitondo Sava good it's okay umuhanda mwiza nyabu Basirimu kagenda Basiri niba bagiye ko bitwaga nzogejo ngo Basirimu itu ana muze kana nigende tumye na kujyana wowe humura Marita ibyo kuvuga byo komisiyoneri nsigaye mba ndimo igihe Basirimu ariko arakoze komisiyo aya mafaranga ni inyabona banyine imbere ejo nkunda kukwita ejo ndabikunda ugakora icyamare Marita se wabihinda uvuga ngo aya mafaranga y'ubukomisiyoneri ni inyabona komisiyo hano komisiyo yanjye niko nawe nzagushimira kuba warankuye ku izina nzogejo nitwa Basirimu kora hano ku ndozo nitwa Basirimu bino mbaze nkwereka ariko tujya inama tuyarye twayakoreye mbo umukiriya rero dufite
akeneye ikibanza kitarengeje nibura nk'ibiciro eshanu. Hano nyirazo iri hano bakamo 70. Uhenze urumva umuntu ushaka kugurisha nuko umukiriya twajemo n'ugenda dutembera amubwira ati ahantu heza urabona iyi zone yabaye y'icyurire. Ibibanza birahenze. Nabwira nti rero mfite gahunda yuko inahari umukomisiyoneri ukomeye. Ubwo rero nanavuze nti aba bantu kuko bose amaze kumva ko ndi umukomisiyoneri nza kugiringa hano, ariko nyiri iki kibanza ntabwo ashaka kugurisha nyine biri kure nuko nibona amafaranga aje ari guhenda cyane, ariko umukiriya mfite ashaka aha 15, ariko aha nahamushimye ni iruhande rw'umuhanda bamukanye. Niyo mpamvu naguhisemo nk'umwunganizi wanjye zo kuri Marite nta kintu yanyunganira n'ubu tugize dutwara ntubwire iby'ubukomisiyoneri ngo umukomisiyoneri. Wowe niwe muntu wanjye ufite ukomeye mu buzima, amafaranga yanjye ni ibyanjye nanjye ubwanjye ni ibyawe. Turamutse tuvuze ngo bafatuyemo hano hagati byaba bisa nk'aho atari neza, ariko tugomba kubafata. Kuko urumva umukiriya nshaka kumukura wenda nka 2 miliyoni. N'uwo nagurishije nawe niba zikaba ari nk'enye tukareba ko biba muri iyi minsi umuntu ushaka no kwimura hari utuye, ushaka kwimura hari ahantu utuye harambanga miliyonje. Baba bavuga ngo Basirimu wahoze yitwa baracyanyita Nzoro ejo ntabwo babizi, nshaka kuzakujyana ahandi bazajya bavuga ati Basirimu nawe nyine ubabwiye ko utakitangaje nta muntu w'umugabo yega witwa Nzoro. Urakoze. Ubwo rero ikintu kiriho ikintu ugiye kumfasha wenda bizi ba nyiri isambu muragenderana. Niyo mpamvu nakwifashije muri ibintu bya kosiyo nk'ibi bijyamo abantu benshi ntabwo ubona ko kosiyo ifatika. Ubamfashe ubanyumvishirize badusaturire baturutse hariya tujyane iki gihande cyose 15. Ubwo nabwo abafashe nk'izindi eshanu ubundi bagomba guhagarara 10, ariko barabazi ko 15. Ntabwo umukiriya namubwira ngo ahantu ngiye kuhagurisha izindi 15 manishyizemo kamuhayene kugira ngo hanyuma nyine abasirimu nkomeze kwishyura. Koko mana